muri message y'ubuhanuzi nabazaniye, Imana yamaze kumbwira ko hari abantu bafite uburwayi bw'ibibyimba mu nda zabo. Imana yambwiye ngo abo bantu aho uri hose ngo ugomba kwizera ngo kandi ugasenga ngo kuko hari imbaraga Imana yohereje zije kugukiza ibibyimba byo mu nda. Abo bantu rero aho muri hose imessage nuyumva uzamenye ngo hari icyo Imana yamaze kugira ute gukora mu mubiri wawe. Icya kabiri Imana yarambwiye ngo ninsengere abantu batabyara. Aho muri hose ku isi mwagize ikibazo cyo kubura urubyaro, Imana noneho yamaze gushyiraho itegeko kugira ngo tubasengere ibirebana no kubyara mushobore kubona iki urubyaro. Icya gatatu muri message nzanye, message ya gatatu, Imana yarambwiye ngo hari abantu bafite ikibengero, mbega abantu bo bahari ari nabeza ariko badashobora gukora ubukwe, mbega bafite imbaraga zibaziritse zibarwanya ziva hehe, ziva mu miryango. Noneho Imana yarambwiye ngo iyo myuka yaje kuzirika amasezerano yanyu bikababuza gushobora gushaka. Imana yambwiye ngo ninze mbamenyeshe yuko igiye gushyiraho gahunda yo kugira ngo noneho ibashyirireho iki hamakwe. Ikindi kandi cya kane Imana yambwiye ngo nimbamenyeshe abantu mwese aho muri hose ku isi, n'ubutumwa bureba isi yose, kuko ni ibintu Imana yambwiye bikomeye. Imana yarambwiye ngo kuko abantu benshi kuri iyi si ngo mwamaze gufatwa n'umwuka w'ubwoba ngo no kwimura Imana, ngo ndetse no kugerageza gusa naho mutuka Imana, mwitotomba, mwivovota, mbega Imana yanyeretse urusaku rw'abantu muri mwisi benshi, abantu benshi bafite urusaku. Noneho Imana irangije irambwira ngo nimbamenyeshe yuko Imana ngiye kubagarukaho ngo no kubagirira iki imbabazi. Ariko Imana yambwiye ngo abantu mwese mwatewe n'ikintu cy'urusaku n'ubwoba ngo mwihane kugira ngo Imana yongere kugira ute kubagirira neza. Rero bene data, Imana nibaho umugisha, Imana nibagirire neza, Imana nibiteho, kandi imbaraga z'Imana nizirusheho kubamurikira ndetse no kubakoraho ibidasanzwe kugira ngo mushobore kubiki amahoro. Amen. Twabasengera rero n'ubundi. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kura amahoro. Mu bisazo muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, twakira abantu muri ku mpande zine zitandukanye. Twakira abantu mu Burundi, mu Rwanda, mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge. Tubakira kuri channel ya gusenga everyday, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha guhitamwo gusenga everyday. Abantu muri mu Bubiligi, muri inshuti z'agasoho yakadasohoka, Imana ibahe umugisha. Abari mu Burayi, Imana ibahe umugisha. Abari muri Aziya turabasuhuje, abari muri Europe turabasuhuje, abari muri Australia, Imana ibahe umugisha. Nkuko ubona kuri kamera gusenga everyday turi kumwe n'umuhanuzi mukuru yitwa Enoch. Uraho Enoch? Muraho neza. Na mahoro Edouard. Imana iguha umugisha cyane kuba witamira ubutumire bwa gusenga everyday. Amen. Enoch, umuhanuzi, watangira usenga Imana nkuko cyane yacu twa gusenga buri munsi, watangira usenga Imana. Yego, reka dusenga Imana. Yesu mwana w'intama w'Imana, Yesu Kristo w'i Nazareti, Yesu warabambwe turabamburwa. I believe on pray for story raised by Ronteres. Turashimira izina ryawe. The sage we on pray for stu pride. Namahirwe wongeye kuduha mwami kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. The sage we on repose to pray you. Turaritse imbaraga z'umwuka wera kuza gukorana natwe iby'ubutwari. Relanced kugira ngo imitima mwami Yesu Kristo, umutima wa buri muntu wese ugiye kumva amagambo yawe kugira ngo agira hava agira hagera mu mwuka. Turagushimiye kari wowe utangiranye natwe kandi ugiye gukora imirimo n'ibitangaza ku bwoko bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze Enoch, abantu bakumenyereyeho nk'umuhanuzi. Nk'umuhanuzi ufite amakuru atandukanye y'ibihugu bitandukanye. Ese uyu munsi kuragaye kuri gusenga everyday uzanye amakuru ayahe? Amakuru uzanye iteka ryose ubundi umuhanuzi no kumubona ubwabyo ndatekereza ko ni message, kuko ntabwo abantu bazigera babona Imana batashoboye kubona abantu babana nayo. Kubana n'Imana biba bidushyiriraho umunsi ku wundi, kuko mu ijuru buriya ibiba mu isi cyangwa se ibiba hano
Bibiliya irambwira ngo bishushanya n'ibiri mu bwami bw'Imana. Buri munsi abisi cyangwa se abantu bisi bisanzwe biroroshye ngo bahore babona amakuru mashya, ariko nanone abantu b'Imana kugira amakuru umunsi ku wundi ava kwa data ni ngombwa, kuko iyi Imana iravuga, ntabwo yigeze ihindura uburyo bw'imikoranire yayo natwe. Imana ishimwe cyane. Rero amakuru dufite ni menshi, dufite ibintu byinshi byo kuvugaho uyu munsi kugira ngo abantu muri hirya no hino murusheho kugenda musobanukirwa, murusheho kwaguka mu mwuka wanyu no kumenya byinshi Imana ibagambiriyeho. Ni byinshi rero turaza kubyinjiramo, ariko buriya numva ibintu byose nge numva bishingira kenshi umusingi wa mbere ni ibintu babishingiye ku ijambo ry'Imana. Rero mu ijambo burya haba harimo buri kimwe, kuko burya ubundi warumvaje ni umuhanuzi, tubundi umuhanuzi tabantu bamenyereyeho ubuhanuzi. Ndewe ubundi mu buzima bwanjye hari igihe bene data mpora ntekereza ko ndemwe mu buhanuzi. Imana ishimwe cyane. Hari igihe buri munsi mpora mbyibaza ko ndemwe mu buhanuzi, kuko numva kubera urukundo n'inzara n'inyota buri munsi mporanira Imana, ndetse no gukomeza kuyishaka kandi nanone nicisha bugufi. Ibyo akenshi bituma rero umwuka w'Imana antindaho cyane, kuko turiho ubu dutandukanye n'abahanuzi ndibaza abakera. Bibiliya iravuga ngo umwuka yabazagaho, ariko twebwe abariho ubu umwuka w'Imana atuye muri twe. Rero iteka ryose uhuye n'abamenya cyangwa se uhuye n'umuhanuzi, biba byoroshye kugira ngo niba hari icyo Imana ishaka kuvuga ku buzima bwawe, biba byoroshye ko Imana yakora imirimo. Akabazo k'amatsiko, watanguye kuba umuhanuzi, watanguye guhanura ryari Senoke? Uyu munsi urabona ko ndi mukuru. Yego. Ngiye kuzagira imyaka 40. Haciye imyaka 30 uyu murimo w'ubuhanuzi Imana iwunsigiye. Ntabwo ari abantu babinshyiriyeho, ntabwo ari itorero, ntabwo ari ibyaturutse kuri pasiteri runaka cyangwa se ku mushumba naka. Oya, ni Imana ubwayo. Ubu none hashize imyaka 30 n'amezi ndi muri uyu murimo, kandi nanone numva nkurimo, ariko nanone nkorera Imana nyitinya. None Senoke, uko uwo mwuka wakujeho n'ingene waguhanzeho n'ingene byatangiye? Nuko dusa naho turimo turabitegura mu gihe kiri imbere. Turimo turategura proje yo kuzashyiraho n'ishuri rya gihanuzi hano mu Rwanda. Ni ibintu turimo turategura, ariko by'umwihariko urumva mu bintu by'umwuka birimo inzego, ariko nanone izo nzego tuzagira wenda n'igihe cyo kuzagenda dusobanura izo nzego zitandukanye mu buryo bw'umwuka, buryo n'abantu mu mwuka barutanwa. Hari nayo mpamvu hariho abahanuzi batoya, hakaba hariho n'abahanuzi bakuru. Bundi wakibaza ngo akenshi ubundi kugira ngo ube cyangwa se umwuka w'ubuhanuzi, Bibiliya iravuga ngo abantu bakwiriye kwifuza impano z'umwuka, ngo ariko cyane cyane ngo abantu bakwiriye kwifuza guhanura, ngo kuko iyo mpano yo guhanura ni impano iri hejuru y'izindi zose, kuko uhanura yungura itorero. Icyo ni kimwe. Uhanura afite gusa naho yungura n'igihugu muri rusange. Uhanura biroroshye kugira ngo bamushakireho n'amakuru n'isi yose ishobore kumusanga, ariko nanone bikavana n'urwego. Muri make rero nge nuzura umwuka wera bwa mbere, navuze indimi iminsi igera muri 4 zidaceceka. Indimi zidaceceka, iminsi nirashira mvuga indimi, ariko n'ubu uyu munsi niyo ngenda nyine nguma ngenda mvuga indimi. Buri munsi mba numva uyu mwuka w'Imana Imana yaduhaye kubera Kristo, kuko Yesu yigeze avuga ngo ni byiza ko ngenda, ngo kuko ningenda uwo mwuka azaza, ngo kandi namara kuza ngazabigisha. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ngazemeza ab'isi. Amen. Ngo kandi azabemeza iby'ibyaha ngo no kwihana. No kuvuga ngo nge nuzura umwuka wera kuri iyo myaka 7 hari nijoro, ariko
nkajya numva ndimo ndahamagarwa n'ijwi. ntabwo wari wagiye mu masengesho, ntabwo wari wasenze. Ni bya bindi Imana yavuze mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya guhera mu gice cya mbere. Buriya ijambo rirambwira ngo hahirwa umuntu Imana itoranya. Njyewe ni Imana yanyitoranyirije inshyira ku isi kugira ngo mbe umuntu uzagirira isi akamaro. Ntabwo mbibara ko ari itorero kuko mbona ko si itorero gusa, ahubwo mbara ko ari isi muri rusange, kuko turi muri gahunda yo gukomeza kwamamaza iri zina rya Kristo riri muri twebwe ku rwego tugomba kubikora ku rwego rwa nyuma. Kandi tukabikora nanone umunsi ku wundi dukiranuka kandi dutinya iki Imana. Niyo mpamvu nyine ubona buri munsi abantu bahora bumva ko Enoke nyine mfite amakuru y'iki y'Imana, kubera ko ntago ushobora gutindana n'Imana hatariho gutindana n'amasengesho. Mbega gutinda mu misozi, uzamuka imisozi usenge, kubera ko nta bundi buryo bundi abantu bashobora gutindana n'Imana cyangwa guhura n'Imana bidaciye mu nzira z'iki z'amasengesho, mu misozi hirya no hino, mu bigunda, mu mazi, hantu hatandukanye. Aho niho Imana igenda itangira iki imbaraga. Nge rero nagize umugisha, urumva kuva nyine Edouard ndi umwana mutoya, Imana itangira kunkoresha, nagiranye nayo amasezerano 3. Icya mbere nabanje kuyibaza kimara kumenya ko ari yo, nabanje kumenya niba ubugingo buhoraho mbubikiwe. Haleluya, amen. Noneho irambwira ngo Enoke humura wigira ikibazo, ubugingo buhoraho urabubikiwe. Icya kabiri, turi muri iyi si uzagira intambara nyinshi, uzarwanwa n'abantu benshi, uzarwanwa n'abakonikoni, uzarwanwa n'abarozi, uzarwanwa n'abashika n'abashikisha. Abo bantu bose bazakurwanya kandi bazagenda bategura n'uburyo bwo kukwica. N'ubu uyu munsi hari abantu naraye mpuye nabo mu ijoro, Imana irambwira ngo bariya gahunda yabo ni ukukugirira nabi, ariko genda ubabwire ko ibyo bitekerezo byo kukugirira nabi ko nubwo bakwica bagacya mu gitondo wazutse nti, kuko mission naguhamagariye gukora mu isi ntabwo irarangira. No kuvuga ngo ndi hano mu isi, ariko mission mfite ni gukomeza kubwira abantu no kubwiriza abantu iki ubutumwa bwiza bwa Kristo. Muri make rero urumva kuva nyine ndi umwana nuzura umwuka wera kugera ubu uyu munsi, wari mubaza ngo byagenze gute. Nakubwiye ngo navuze indimi iminsi, kandi icyo gihe nahawe ubutumwa bw'abantu bose. Ntabwo Imana yantumye ku idini rimwe, Imana yantumye ku bantu bose bari mu isi. Umuntu wese, kuko urumva isi ituwe na miliyari ndibaza 7 zigiye kuba 8. Mu bantu rero nahuye nabo, urumva ntabwo ndahura n'abantu bundi Imana yampamagariye guhura nabo. Mu bihe biri imbere ni Imana yabimbwiye ko igiye kuzanyohereza mu bazungu. Buriya mu gihe kiri imbere nzaba ndi muri za Amerika, nzaba ndi muri za Canada, nzaba ndi muri za Australia no muri Aziya, kuko ari ibihugu byinshi mu migabane inyuranye bitaramenya Kristo. Ariko by'umwihariko nuko nge ni byinshi nuko ndi kumva hari ibintu byinshi Imana irimo isaba kuvuga. Ariko nibaza ko ibyo ari bibazo Edouard rwose ufitiye amatsiko n'abene data ubariza. Mu by'ukuri nge ndiho umunsi ku wundi, ariko ndiho kugira ngo nkore ubushake bw'Imana gusa, n'iki Imana yanshyiriyeho. Rero nihanganira intambara nyinshi, ni mibabaro myinshi inyuranye. Ni nayo mpamvu mu buhamya bwanjye buriya mfite ubuhamya nshobora gutanga n'imyaka 10 gashira abantu batararambirwa. Ubutaha uzamubuhamya. Nzagu ubuhamya rwose. Kandi rero umaze iminsi ku misozi itandukanye, za Gisenyi, ahantu hatandukanye. Niyo mpamvu rero nizera ko hari amakuru ufite, niyo mpamvu nagutumiye ku makuru ufite Imana yaguhaye, kuko umuhanuzi mukuru ntabwo yagenda adafite amakuru. Ibyo nukuri muri make rero reka wenda bimbisasire mbere kuri iki cyanditswe kiraha muri Daniel igice cya 3 murongo wa 30, kugira ngo bize kumvikana na message mbazaniye bene data ho muri hirya no hino ku isi. Imana ishobore kubagira neza. Mwe mwanyandikiye muri Burundi, Imana ibaho umugisha. Hari n'abanyandikiye muri Canada, Yesu abampera umugisha. Hari namwe abanyandikiye muri mu Bubiligi, Yesu abiteho cyane, kubera ko iki ni igihe Imana ikeneye ko tuyegera. Reka dusome rero Daniel igice cya 3 n'umurongo wa 30. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cyose cy'i Babuloni. Umwami arota inzozi azirotorera nde Daniel.
nimwakire ijambo ry'Imana. Amen. Bene data inshuti z'umusaraba dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, ndabinginze ngo nimwongere mukomere kandi nimwongere muryoherwe n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ubwaryo ririmo umuti, ririmo ubuzima. Ijambo ry'Imana ni inkota, ijambo ry'Imana ririmo buri kimwe. Ariyo mpamvu buri mukristo wese ahava akagera tuba dukwiriye kugira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Dusomye ijambo ryiza rivuze ngo ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cyose cy'i Babuloni. Ntabwo ari ibintu byoroshye, kuko iri jambo ubwaryo rikubiyemo ibintu byinshi ngira ngo dusesengure mu mwanya mutoya dufite kugira ngo tugere no ku bindi, kuko aho umuhanuzi ari ijwi ry'Imana riba rihari. Imana ishimwe cyane. Aya ni amagambo yavuzwe ku basore batatu, ariko ubundi bari bane, bari i Babuloni. Aba basore Meshake, Saduraka ndetse na Abedenego, bundi mu itangira ryo kugira ngo bagere i Babuloni, byabaye ngombwa ko hari ku ngoma ndibaza y'umwami Nebukadinezari, nibwo yatumye abahanga ngo mu kumenya no mu kugenzura ngo muri Yerusalemu ngo hatoranywa abasore basa neza b'uburanga bwiza, ngo byongeyeho ngo kandi b'abanyabwenge. Ikindi cya gatatu ngo kandi bari mu mwuka w'Imana, ngo basanwe i Babuloni ngo kandi bigishwe. Icya mbere bagombaga kubanza kwigishwa ngo ni by'ururimi rw'igikarudaya, ngo bakabanza bakarumenya, ngo kugira ngo banategurwe, ngo bategurirwe kugira ngo bajye batambuka, ngo bashobore gukora imirimo yo ku ngoma y'uwo mwami Nebukadineza. Imana idufashe cyane. Aba basore rero bageze i Babuloni, byo ndibaza ko ni ibintu twese tuzi. Barahagera, kuhagera kwabo ngo aho bari barindiriye kugira ngo bazashobore kumurikirwa umwami yemeze ko batoranijwe nta kabuza. Icyaje kuba ni kimwe. Bibiliya irambwira ngo aba basore ngo ntabwo bigeze biyandurisha ibyo kurya by'ibwami, bo bihanganiye kurya ibishimbo, ngo banywa n'amazi yabyo, ngo baragenda barashisha, ngo baragenda bagira ubuzima bwiza, ngo baba amahoro, ngo bagwiza imbaraga muri bo, ngo bagwiza imbaraga z'umutima, ngo barasenga, ngo bakomeza kwikomeza no ku Mana. Igihe gisohoye ngo bageze imbere y'umwami, haleluya, umwami ngo ababona nk'abadasanzwe, ababona n'umubiri mwiza, ngo kuko bari baririnze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Bene data, muri ibi bihe twamaze kugira ibibazo, twamaze gusohora mu bibazo bikomeye. Ibi bihe abantu benshi bamaze kwiyanduza, muzabibona abapasitori benshi bamaze kwiyanduza no gutandukana n'amahame yo kwera, abahanuzi benshi bamaze kwiyanduza no kwisabagiza, ndetse no gutesha izina ry'Imana agaciro, no kudahesha izina ry'Imana icyubahiro nk'uko byakagombye. Noneho Bibiliya irambwira ngo aba basore bo kuko bari bavuye i Yerusalemu bubaha Imana, bazi neza yuko kubaha Imana ari by'ingenzi, batinya Imana, bakora ubushake bwayo. Ibyo byatumye bahabwa inshingano, i Babuloni, kandi bahabwa inshingano zidasanzwe, bahabwa inshingano zo kuba abayobozi. Imana ishimwe cyane. Bariheshejwe n'amahame yo kwizera ari mu mitima yabo, kubera ko kumenya Imana icyambere. Buriya nge yo numva abantu bavuga ko basi Imana, nge birantungura cyane, biransetsa. Bundi kumenya Imana cyangwa se gukizwa niki? Bundi ibyo nabyo bene data mwakagombye kujya mubyibazaho mukanabitekerezaho. Bundi gukizwa no kugira ibintu wigomwa, ukagira ibintu nesha, ukagira ibintu wanga ku mpamvu z'uwagucunguye. Imana idufashe cyane. Bibiliya irambwira ngo aba basore rero
bo bamaze kuba abantu badasanzwe muri Babuloni. Urumva bari mu bapagani bataramenya Imana, ariko basore bafite kwera kw'Imana n'amahame y'Imana mu mitima yabo. Bibiliya irambwira ngo igihe cyarasohoye, umwami Nebukadinezari ubwe aricara arihimbaza, yibona ageraho yibona ko ari nk'Imana. Arangije mu mazahabu yose, niba yarayakuraga muri Kongo simbizi, kuko njya numva ko Kongo irimo amazahabu menshi, nimba yarayakuraga he hose mu isi hose, urumva amazahabu yahozeho, ngo aragenda yubakamo ikigirwamana ngo cy'izahabu. Arangije agitereka nk'ari, yabwira abantu ngo mwese ngo nimwubararire iki kigirwamana nagize ute nubatse. Bibiliya irambwira ngo aba basore Meshake, Saduraka ndetse na Bedenego, iki gihe bo ngo kuko bari baramaze kwikomeza ku Mana no kugira amahame n'indangagaciro zo kwera zari muri bo, ngo bo bahise bafata icyemezo barahunga. Ariko burya na Danieli yari aho, nawe arahunga. Bahunga ari abasore 4, baragenda bajya kwihisha. Ariko ngo abantu bose bari bariho muri icyo gihe cya Nebukadinezari, abantu bose ngo baciye bugufi bubararira ikigirwamana yakoze cy'izahabu. Reka mbabwire, muri ibi bihe abantu benshi kubera ko batari gukora mu buryo bwiza ngo bakore ubushake bw'Imana mu buryo bukwiriye, abantu benshi bari kugenda bisanisha n'iby'isi, aho kugira ngo bagwize ubwenge bw'Imana, aho kugira ngo bagwize agakiza k'Imana kagwire muri bo. Abantu benshi barimo baragenda basubira inyuma. Ugasanga umuntu yatangiye neza, ariko uko agenda atinda mu by'Imana aragenda agwiza ubunajyuwa, aragenda aba umunyamubiri kuruta uko yakabaye umunyamwuka. Bundi uko twagatinze muri ibi bintu twakagiye dutinda tugenda dusa, twagatinze muri ibi bintu tugenda dusa n'Imana, tugenda dusa nayo. Amina. Aho kuvuga nabi, aleluya, tukavuga neza, tugahugurana, tugasabirana. Ariko usanga kubera ko muri ibi bihe, kuko turi mu minsi y'ubuhenebere, turi mu bihe bya nyuma, abantu bikakaza, abantu bikunda, abantu batagikunda Imana, usanga abantu benshi baragiye baba barutiri mu mwuka. Abantu benshi bagiye bapfa mu buryo bw'umwuka. Ariyo mpamvu Imana ubirimo irahagurutsa abakozi bazima ku isi kugira ngo bahindurire isi mu kwera kw'Imana no mu gukora ubushake bw'Imana. Byagenze gute rero ku basore 3? Abasore 3 aho bari bihishe na Danieli yihishe, aba basore bageze aho babafata, babazana imbere y'umwami, babageza imbere y'umwami Nebukadinezari. Bageze imbere y'umwami Nebukadinezari, yababajije ijambo rimwe. Yarababajije ngo mbese ni mwebwe mwasuzuguye itegeko ryanjye? Baramusubije ngo hoya nyagasani, ntabwo ari byo gusuzugura amategeko yawe. Twebwe twavuye iwacu mu Bisiraheli, twavuye iwacu i Yerusalemu muri Isiraheli, twubaha Imana. Basogokuruza bacu badutoje kubaha Imana, batubwiye kwanga ibyaha n'ibisa nabyo, batubwira kwirinda ku gato no ku kanini. Ntabwo rero twapfukamira ibitari Imana ngo tuze dupfukamira ibigirwamana. Kandi Imana twamenye, Imana irafuha, Imana irakiranuka, Imana irera, Imana igenda n'abishishije bugufi, kandi umunsi ku wundi abayishakana umwete bagira ute barayibona. Rero nyagasani, ntabwo byashoboka mu ndangagaciro zacu, mu mahame yacu, mu buryo twigishijwe, uburyo twakuze dusenga twubaha Imana, ntabwo twigeze na rimwe twizera ikindi kintu kitari Imana. Ati kandi uretse n'ibyo, naho Imana twebwe twizeye itadukiza amaboko yawe nyagasani, n'iritanura ry'umuriro wacanye, naho Imana twizeye itadukiza. Ntabwo twebwe twizerera Imana kudukiza, ntabwo twizerera Imana kuduha amafaranga, naho tutagira icyo tubona, naho tutatunga, ariko noneho dufite iby'agaciro, dufite agakiza ka Kristo. Kubera ko iyi si abantu benshi bafite amahoro, muzabirebe, ntabwo ari abafite ubutunzi. Hari abantu benshi batekerezwa nk'abakomeye ariko badakomereye mu Mana. Jambo ry'Imana rirambwira ngo nuko nimukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Hari abantu bakomejwe n'imiryango yabo, abo rwose barahagara bakavuga ko bakomeye. Hari n'abandi bantu bicara bakabona ko bakomejwe wenda n'impeta bambitswe. Hari n'abandi bantu bakomejwe n'ingoma cyangwa se bakomejwe n'ibyo bahagarariye. Ariko noneho gukomera kose kutarimo kubaha Imana, ibyo ni zero. Kuko twagiye tubona abantu benshi ku isi
muririmbyi yararirimbye ararimba aravuga ngo ingoma zose ngo zo mu isi yacu ngo zijya zihita zishiraho vuba. Ni ukuvuga ngo iyi si imaze imyaka myinshi, ibihumbi byinshi ihari. Hari abantu isi yagiye ikomeza, ariko nanone ntibyigeze bikuraho ko bagomba gupfa. Ni ukuvuga iki rero? Gukomera ukomejwe n'imiryango, gukomera ukomejwe n'amafaranga, gukomera ukomejwe wenda n'abagukikije, ibyo birashoboka. Ariko noneho hari aho gukomera kw'abantu no gukomera kw'abantu kutagera, hari aho bitavuga. Ntabwo ibyo byakwinjiza muri ofisi y'Imana ngo ugende ukomange gukingurirwe, oya. Ariko umuntu upfukama agasenga, umuntu wubaha Imana, kuko umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo abanga Imana ngo kandi ntibayisenge ngo basafa ngo kandi be kugira ute be kwibukwa. Icy'ingenzi rero nuko wakagombye gushakashaka uburyo ukomerera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi kuruta uko wavuga ngo ukomejwe n'abantu, kuko biroroshye ko abantu bakomejwe n'abantu nyine abantu bo barahinduka n'ibintu bisanzwe. Si yagiye igira abantu benshi bagiye babaho bakomeye, abami bikomangoma. Hari abantu benshi bagiye babaho ku isi bari bakomeye, ariko ntago byagira ute rukabatwara. Ariko icyo nge nkundira Imana iriho, haleluya. Imana iriho kandi Imana izahoraho. Imana abriva arwesteseri, ingoma yayo ntabwo ihanguka. Ingoma y'Imana ntabwo ishyirwaho n'amatora. Ingoma y'Imana iriho kandi izahoraho, kandi mu bwami bwayo ifite icyubahiro cyinshi. Saduraka na Meshake na Bedenego barazamuka mu mwuka, barazamuka ngo bagera ku rwego bo imitekerereze yabo irenga iby'iyi si, irenga ibyubahiro by'iyi si, irenga imyumvire y'iyi si. Ngo barimo barakorera mu kirere cya gatatu, kira kirere Paulo yavuzeho mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Abakorinto mu gice cya 12. Arimo aravuga ngo hari umuntu nzi wo muri Kristo ngo ariko we ngo yarazamutse ngo arenga ijuru rya mbere, ngo arenga irya kabiri. Iryo rya kabiri ni rimwe rihagazemo Abamedi n'Abaperesi na kimwe cya gatatu cy'abamarayika b'umwijima bamanukanye na Rusofero. Abo bashinzwe ikirero muri kira kirere cya kabiri, bacungana n'amasengesho yose abantu basenga bafite uburangare. Bene ayo masengesho ntabwo agera ku Mana. Niyo mpamvu bene data mwese aho uri hirya no hino udukurikira, buriya icyo Imana ishaka cyangwa se ikireba ni umutima wawe, gukira k'ubugingo bwawe, kugira ngo urusheho ubwawe kugwiza ubwenge bw'Imana ndetse n'agakiza Imana ukiri muri iyi si. Kuko turahari, ariko ntabwo iyi si tuzayigumamo. Nge ndiho nk'umuhanuzi uwo mpanurira, ngwino nguhanurire hakiri kare kuko ni umurimo nashyiriweho. Bibiliya irambwira ngo abantu bahinduriye abantu benshi kukuba bakiranutse. Bibiliya irambwira ngo abo ngabo ngo basaka nk'inyenyeri. Imana ishimwe cyane. Kandi noneho aba basore ngo bo bakoreraga mu kirere cya gatatu, Saduraka na Meshake na Bedenego, ngo bo imitekerereze yabo bari abantu bafite ibitekerezo by'Imana, bari abantu bafite network y'ubumana. Ngo kuko mu mitekerereze yabo ngo ntabwo bari bakirimo kureba mu buryo bw'abantu, ahubwo barimo barareba mu buryo bw'Imana. Ntabwo barimo bareba agaciro k'uwo muriro no kwaka kw'iryo tanura, oya, bari barengeje itanura, bari barengeje ibitekerezo byabo iryo tanura, bo bakareba Imana bakumva Imana. Nta nubwo kandi bari banitaye ku bya Nebukadinezari n'ibyo arimo ababwira, kuko baramubwiye ngo nawe itadukiza amaboko yawe Nyagasani. Ntikigenzi twebwe tuzarinda dupfa tugira ute tukiyiringira. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Rero we wavuye ku Mana, ongera ugaruke, ongera ukunde ijambo ry'Imana, ongera ukunde ubwami bw'Imana, ongera ukora ubushake bw'Imana, kuko nicyo Imana ishaka. Icyabayeho rero ni kimwe. Saduraka na Meshake na Bedenego, aba basore batatu, Meshake, Saduraka ndetse na Bedenego, Bibiliya irambwira ngo barabafashe babazirika imigozi, barababoha rwose, bo barabafata barababoha,
barangije baragenda bajugunya mu itanura ry'umuriro. Bibiliya irambwira ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro, ibirimi by'umuriro byarabafashe birabatwika, abo bantu bo barapfa. Ariko abasore kubw'umuriro w'Imana wari muri bo, umuriro w'Imana wari muri bo warushaga agaciro umuriro wacanywe n'abana b'abantu, warushaga agaciro ririya tanura rya Nebukadinezari. Ngo bageze mu itanura ry'umuriro, ngo icyahise kiba mu ijuru ni kimwe, ngo ijuru hahise haterana inama y'igitaraganya, ngo ijuru ryohereza ubwiza, ngo buramanuka, ngo butwikira aba basore, bunetarariza imbaraga z'umuriro, bukuraho gukora k'umuriro. Noneho ngo abasore ubwiza bw'Imana burabagota, ngo bagera mu itanura ry'umuriro, ngo nibumva umuriro, ngo ahubwo ibitekerezo by'Imana biramanuka, baratangira bararirimba, baravuga ngo urera, urakomeye, ugira neza Mana, urakiranuka, ugira neza bakumenye Mana uriho. Baramya Imana, basingiza Imana. Mwene data ava mu maganya, ramya Imana. Hari impamvu nyinshi zo gushimira Imana ku buzima bwawe kuko ukiriho. Bibiliya irambwira ngo hahise yakurikiraho iki? Imana yahise ireba mu bwami bwayo, ireba marayika murinzi, iramubwira uti we marayika ushinzwe urwego rwo kurinda abera, ahabwa itegeko n'Imana, arabwirwa ngo manuka n'ingoga, genda usange Meshake, Saduraka ndetse na Bedenego mu itanura ry'umuriro. Ati icyo ukora cya mbere rero kibagiraho. Amina. Abri forebo seseyineta Adelaide, ubahore, ubakureho iminyururu, uyibohore ku maboko yabo, uyikure ku maguru yabo. De la bridge or the real estate. Nurangiza ibyo kandi muzenguruke mu itanura ry'umuriro muri defile. De la before obre on sti en style interest. Habli for on re. Te before or the rest. Marayika habwa itegeko. Bonda ba marayika mu isi barahari. Haraba marayika benshi mu isi bahari kandi banambaye umubiri, kuko ibyariho kera n'uyu munsi biriho. Marayika rero yahawe itegeko rivuga ngo nkeneye. Imana yaramubwiye ngo nkeneye ko Nebukadinezari ntasanzwe asenga, ntasanzwe yerekwa, ntasanzwe azi iby'ubwami bwanjye, azi ko iby'ubwami bwari byo bikomeye. Ariko noneho umva, genda noneho Nebukadinezari kuri iriya ntebe yicaye, agere aho akubona we marayika n'amaso ye y'iki y'umubiri. Noneho Nebukadinezari ngaho yicaye ku ntebe, ngo agiye kureba mu itanura ry'umuriro, ngabona ngabantu ngo barimo bagenda muri wo, ngabona barimo bagenda muri wa muriro. Ngo arangije arabaza ngo ariko ko twashyizemo batatu nkaba mbona uwa kane bite? Hari imbaraga Imana yohereje kukubohora, hari imbaraga Imana yohereje kubohora ubuzima bwawe, hari imbaraga Imana yohereje kubohora umuryango wawe, hari imbaraga Imana yohereje kubohora umubiri wawe, kugutandukanya na buri burwayi, kugutandukanya na buri gisitazi. Imana ije kubohora ubugingo bwawe mu izina rya Yesu. Ngo Nebukadinezari ngabona uwa kane, ngariko ngo arebye ngabona mu maso he before you on sti on a race, ngo mu maso h'abana b'Imana. Ngo arangije arahamagara ngo yemwe ba Meshake, yemwe ba Saduraka, yemwe ba Bedenego, mbonye ko Imana yanyu ari nyembaraga. Niho iri jambo ryavuzwe ngo ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshake na Bedenego mu gihugu cyose cy'iki cy'Ibabuloni. Niyo mpamvu ijambo rimbwira ngo niba abantu bakeneye kuba abantu badasanzwe, nibakore ibyo abandi bananiwe. Cyo gihe rero Daniel ntabwo yafashwe ngashyirwe mu itanura, ariko nawe yarategereje kuzajya mu rwobo rw'iki rw'intare, ariko nanone Imana murabizi ko yashoboye kumurindiramo. Bene data rero dufite byinshi byo kuvuga, ariko hagati aho muri message y'ubuhanuzi nabazaniye, Imana yamaze kumbwira ko hari abantu bafite uburwayi bw'ibibyimba mu nda zabo. Imana yambwiye ngo abo bantu aho uri hose ngo ugomba kwizera, ngo kandi ugasenga, ngo kuko hari imbaraga Imana yohereje zije kugukiza ibibyimba byo mu nda. Abo bantu rero aho muri hose, imessage nuyumva uzamenye ngo hari icyo Imana yamaze kugira ute gukora mu mubiri wawe. Icya kabiri Imana yarambwiye ngo
ninsengere abantu batabyara. Aho muri hose ku isi mwagize ikibazo cyo kubura urubyaro, Imana noneho yamaze gushyiraho itegeko kugira ngo tubasengere ibirebana no kubyara, mushobore kubona iki urubyaro. Icya gatatu muri message nzanye, message ya gatatu, Imana yarambwiye ngo hari abantu bafite ikibengero, mbega abantu bo bahari ari nabeza ariko badashobora gukora ubukwe, mbega bafite imbaraga zibaziritse zibarwanya, ziva hehe? Ziva mu miryango. Noneho Imana yarambwiye ngo iyo myuka yaje kuzirika amasezerano yanyu bikababuza gushobora gushaka. Imana yambwiye ngo ninze mbamenyeshe yuko igiye gushyiraho gahunda yo kugira ngo noneho ibashyirireho iki hamakwe. Ikindi kandi cya kane Imana yambwiye ngo nimbamenyeshe abantu mwese aho muri hose ku isi, n'ubutumwa bureba isi yose, kuko ni ibintu Imana yambwiye bikomeye. Imana yarambwiye ngo kuko abantu benshi kuri iyi si ngo mwamaze gufatwa n'umwuka w'ubwoba, ngo no kwimura Imana, ngo ndetse no kugerageza gusa naho mutuka Imana, mwitotomba, mwivovota, mbega Imana yanyeretse urusaku rw'abantu muri mwisi benshi, abantu benshi bafite urusaku. Noneho Imana irangije irambwira ngo nimbamenyeshe yuko Imana ngiye kubagarukaho, ngo no kubagirira iki imbabazi. Ariko Imana yambwiye ngo abantu mwese mwatewe n'ikintu cy'urusaku n'ubwoba, ngo mwihane kugira ngo Imana yongere kugira ute kubagirira neza. Rero bene data, Imana nibaho umugisha, Imana nibagirire neza, Imana nibiteho, kandi imbaraga z'Imana nizirusheho kubamurikira ndetse no kubakoraho ibidasanzwe kugira ngo mushobore kubiki amahoro. Amen. Twabasengera rero, n'ubundi twabasengera kuko ntago mba nshaka ko dutinda, biba ari ngombwa ko dukora mu buryo kandi abazakenera kutuvugisha muzaduhamagare, telefone muzayibona aho ngaho, ndibaza Edouard, ndibaza ko uraza kuyibashyiriraho, ariko nanayibabwira ni 82 0788 47 96 11, mwazatuvugisha tukabasengera nta kibazo. Data mu izina rya Yesu, data mu izina ry'uwabambwe, data mu izina ry'uwanesheje, data warabambwe turabamburwa, data de labre foston serwes de gengre style, nsengeye ubwoko bwawe mwami kugira ngo ugire neza bakumenye. Wite mwami Yesu Kristo kubaruke n'abaremerewe, ubigaragariza, ubihishurire kandi ubereke ineza yawe n'imbaraga zawe. Ngwino Yesu Kristo wiyereke oblestance abacitse intege, abasubiye inyuma, mwami Yesu Kristo ngwino ubiyereke, mwami Yesu Kristo abatakizera, ngwino wongere uhembura ubugingo bwabo kugira ngo buri wese mwami ashobore kuzura imbaraga, buri wese ashobore gukora ubushake bwawe. Urakoze Yesu, urakoze mwami, kare woje gukora kandi wiyeretse buri umwe aho ari hose, kandi imbaraga zawe mwami zirengeye buri wese mu izina rya Yesu. Amen. Amen.